ikorana n'inzego za leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Londres mu Bwongereza nibwo hatangijwe ikigo cy'itangazamakuru The Marketing Practice TMP, aho gitanga akazi ku batari bake biciye mu kwamamaza kuri murandasi. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2025 iyi kompanyi mpuzamahanga ya TMP nibwo yatangije ibikorwa byayo ku isoko ry'u Rwanda ndetse ifungura amashami mu turere twa Kayonza, Ngoma, Huye, Nyanza na Rulindo. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo hafungurwaga ishami rishya mu mudugudu w'inshuti, akagari ka Bibara, umurenge wa Kimironko, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niyibigena Jean Bosco wo mu karere ka Rubavu na Muvunyi Diane wo mu karere ka Kicukiro ni bamwe mu bahawe akazi na TMP. Ku munsi nkora inshingano 15 nkinjiza ibihumbi 7,200. Nkanjye bimfasha kwishyura minervare. Kwezi ninjiza hagati y'ibihumbi 200 na 250. Yari nabarumuna banye mbasha kwishyurira amashuri. Amafaranga winjiza buri munsi ajyanye n'imirimo uba wakoze weretswe cyangwa se wigishijwe ku ikoranabuhanga. Basaba cyane urubyiruko kubyaza amahirwe igihugu cyatanze kigeza murandasi kuri bose. Mu by'ukuri nanjye njyamo nagiraga ngo biri bumbuze izindi gahunda zanjye, ariko mu gihe witabiriye uwo murimo nago bitwara hagati y'iminota 2 n'3 nago ishobora kurenga. Ku rubyiruko ni amahirwe meza yo kubona akazi, kuko ni akazi koroshye, ni akazi wakorera mu rugo, ni akazi aho kugira ngo upfushe internet ubusa, ahubwo ni wa mwanya mwiza wo kugira ngo ubashe gukoresha ya telefone na internet ubyaza umusaruro iyo internet kandi uyibyazamo amafaranga. Mutangana David